Reka dutangire iki kiganiro, mu mutwe wawe uri kubona amashusho abiri y'abantu babiri batandukanye wigeze kubona. Ishusho imwe aba ari iy'umusinzi wigeze kubona koko ko ari umusinzi wanyweye agahaga koko. Ishusho ya kabiri aba ari iy'umuntu wigeze kumva ari kuguha ubuhamya bw'ukuntu yahoze ari umusinzi ndetse kabuhariwe cyangwa se wo ku rwego rwo hejuru, ariko wagira ubuntu bwo kuba yarabashije kureka inzoga. Iki kiganiro tugiye kugaruka ku bantu babaswe n'inzoga ku buryo batakibasha gukontorora imibiri yabo cyangwa se batakibasha kuyikontorora. Turebe uburyo twabafasha kuba babasha kureka inzoga cyangwa se bakabasha kuzigabanya kandi bikabashobokera mu buryo butanagoranye cyane. Ugira amahirwe akaba atari we ndi kubwira ko wenda se utazinywa, ariko ntabwo bisobanuye yuko kuba utazinywa iki kiganiro cyaba kitakureba, kuko bamwe mu nshuti zawe cyangwa se abana wabyaye cyangwa se abandi bantu runaka cyangwa mu nshuti zawe, iki kibazo gishobora kuba kibareba ku buryo uzabagezaho ikiganiro cyangwa se uzabagira inama wakuye muri iki kiganiro, ukaba nawe waba ugize uruhare mu guhindura ubuzima bwabo wenda se bwazahajwe n'inzoga cyangwa se bwabaswe n'inzoga, ukaba ubagirira umumaro mu buzima bwabo. Iki kiganiro ni icya Wideline TV, mugitegura kandi murakigezwaho na Donatien Bimenyimana. Tubahaye ikaze. Nk'uko natangiye nkubwira, ni kurura amashusho abiri y'abantu babiri batandukanye, y'umuntu wigeze ubona yasinze cyane kuko yanyweye agahaga akarenza urugero, n'indi y'umuntu wigeze kumva ubuhamya bw'ukuntu yaretse inzoga, wenda ubu ngubu ko asigaye unabimushimira cyangwa umufatiraho icyitegererezo cyangwa umubona nk'umuntu mwiza koko wahindutse. Reka kuri uyu mwanya rero utangire kwibaza yuko uwo muntu wumvishe atanga ubuhamya bw'uko yaba yaretse inzoga kandi zarahoze zaramubase, hari n'ubwo akizinywa yaba yari ari umusinzi kuruta uwo wundi nanone urimo kwibaza uko wigeze kumubona yanyweye inzoga yazihaze. Nyamara mu by'ukuri ntabwo yapfuye kuzireka gutyo gusa, ntabwo ari ibintu byamugwiririye, ni ibintu yiciye yiganirizaho ndetse afata icyemezo, yiyemeza kureka uwo mwanzuro yari yarafashe ugahetseho guhora anywa inzoga zikamubata cyangwa se agahora ari umusinzi, yiyemeza guhinduka abishyira mu myumvire no mikorere ye. Ngaho reka tugaruke ku bintu nibura bitatu bikomeye cyane byabasha gufasha umuntu wabaswe n'inzoga akabasha kuba yazireka, cyangwa se akaba yazireka niba atakumva kuzireka atabishobora, basi akagabanya ikigero cyazo agasigara zinywa byo kugira ngo inzoga wenda se aba ari nka alcohol nkeya wenda yamufasha mu mubiri we, cyangwa se ikizimano ni uko yanazireka, kuko izo yanyweye igihe kirekire zaba zinahagije mu mubiri we, yashatse yanazireka burundu, cyane ko n'abantu benshi cyane babaye batazinywa babayeho neza benshi kuruta n'abo ngabo dutekereza ko bazinywa. Reka tugaruke kuri ibintu bitatu rero by'ingenzi cyane byabasha gufasha umuntu kuba yareka inzoga kandi mu buryo butanamugora cyane. Icya mbere na mbere, kugira ngo ubashe kureka inzoga ugomba kugira ngo ubashe kubishobora, utere intambwe ya mbere kugira ngo ubishobore, ugomba kwitandukanya n'inshuti zawe zazindi z'abasinzi mwahoranaga mujyana kunywa, ngaho nyine igihe cyose inshuti zawe nyine z'akabari, za nshuti zawe z'abasinzi. Mbere na mbere uba ugomba kubanza ukazisezerera, wamara kuzisezerera uba uteye intambwe ya mbere, kuko n'ahandi hantu baba bazongera kugukura. Niba mutakiri inshuti ngo ujye ukomeza ugendane nabo, ukomeze ubagire inshuti zawe, wumve ko ari mu buzima bwa buri munsi, ari bo bantu bakadasohoka kuri wowe, nyine mugomba gukomeza kugendana, uzaba uteye intambwe ya mbere. Ariko nukomeza kugendana nabo n'ubundi ntabwo uzabasha kuzireka, kuko inshuti mbi ntabwo yakugira inama yo kureka ikintu mwahoze musangira kandi iyo mudahuje intego. Umuntu mudahuje intego ntimukagendane, kuko nimugendana iteka azagusubiza nyine muri bya bintu by'ubuyobe mwahoranyemo, mwabanyemo igihe kirekire. Ntabwo azatuma bimusigamo we ngo abigumemo wenyine, kandi yarazi yuko nyine umufasha kugira ngo nyine abashe kubibona. Niba wabasha kumugurira inzoga kandi amafaranga yawe nyine akaba atazongera gupfa kuyaryaho, kandi wenda rimwe na rimwe ni nawe wamuguraga kenshi yananywaga izo wamuguriye, urumva se azemera kuguhomba mukigendana? Mukomeza kugendana n'ubundi bizarangira wongeye kuzisubiraho. Ntabwo byagukundira ko wareka inzoga ukigendana n'abantu mwahoze mugendana n'ubundi bahoraga bakujyana mu kabari bazikugura cyangwa uzibagurira. Igihe cyose mukigendana ntabwo wabasha kuzireka, byakugora cyane
ku kigero kiri hejuru ya 90 byaba ari imbogamizi zo kugira ngo ube wazireka. Ubwo rero nimba ushaka kugira ngo utere intambwe ya mbere kugira ngo ureke inzoga, cyangwa se inshuti yawe uzi wazayigira inama, niba ashaka kureka inzoga umubwira ati banza utere intambwe ya mbere usezere inshuti zawe z'akabari, za inshuti zawe mwajyana mu by'amayoga n'ibiki, tangire uzisezerere, uraba uteye intambwe ya mbere yo kureka inzoga. Tugiye ku kintu cya kabiri. Ikintu cya kabiri rero kizagufasha kugira ngo koko inzoga uzireke kandi wumve ko uzanabishobora, ugomba kwihereza intego y'ikintu ugiye kujya ukoresha y'amafaranga yawe yose watakazaga mu kabari cyangwa se ku nzoga. Wihereza intego uvuga ati aya mafaranga n'ubundi natakazaga amafaranga menshi, none aya mafaranga ngiye kujya nyasevinga, nzayakoresha iki n'iki, cyangwa se ngiye kujya gake gake nyakwishyira muri ibi n'ibi n'ibi gake gake. Uzasanga aya mafaranga koko yari na menshi watakazaga ku bintu bitari binagufitiye umumaro, wenda bikwangiriza umubiri cyangwa ubuzima, kandi none ayo mafaranga uba ugiye kuyashyira mu bintu byongera kukubakira bwa buzima wari waratakaje, cyangwa se bya bindi nyine wari warabuze, bya bindi wangizaga mu bidafite umumaro. Noneho ayo mafaranga agaruke, none yongere akugire umumaro mu kongera kubaka bya bindi wari warasenye cyangwa se wari warangirije. Uzaba uteye intambwe ya kabiri yo kugira ngo kuko inzoga uzireke, numara kwishyiramo icyo kintu kandi kuko ugatangira no kugishyira mu bikorwa. Niba ari amafaranga wenda buri cyumweru cyangwa se buri munsi, niba wavuga ati buri munsi nywera ibihumbi bingahe bingana gutya na gutya, bitewe wenda n'ubushobozi ufite, aho ukora amafaranga sinzi ngo ni hehe, mu bushobozi bwa ahantu ahantu wakuraga amafaranga ukayatakaza ku nzoga, ayo mafaranga bwa ngiye kuyashyira mu kintu iki n'iki, ni ikimina cyangwa se ni kuri banki cyangwa ni kuri konte, ngiye wenda se kuyaguramo itungo niba uri mu cyaro ugiye korora, ngiye kuyashyira mu buhinzi se niba ugiye uri mu cyaro, ikintu icyo ari cyo cyose wakora, ariko nyine utangire wiyumvishe yuko ayo mafaranga watakazaga ku nzoga n'ubundi utagiye kujya uyafata n'ubundi ngo uyahe abantu icyo yagire gute, ugiye kuyafata ugatangira kuyubakisha ibindi bintu bizakubyarira inyungu, kandi bikazakugira inyungu z'igihe kirambye, bizagufasha bikazagira umumaro nawe ubwawe ndetse n'umuryango wawe. Icyo gihe uzaba uteye intambwe ya kabiri izagufasha kureka inzoga, kandi koko uzaba uri kubigeraho. Twatangiye uri kurekana n'inshuti zawe zakujyanaga mu kabari, mwirwanaga nyine mu kabari, ibyo ngibyo wabishoboye. Wateye intambwe noneho ya kabiri yo kuba ayo mafaranga uri kuyizigama cyangwa se kuyashyira mu bindi bintu bikubyarira inyungu. Aho ngaho uzaba nawe uri kubona koko ko wabashe kubishobora kureka inzoga niba watangiye gukora ibyo bintu kandi ugeze hagati ubikora. None ikintu cya gatatu rero kizagufasha noneho bwite kuzisezera kandi neza mu mudendezo, ukanabyibagirwa, ibintu by'inzoga bigasigara mu mateka yawe nta handi hantu wahurira nazo, ni ugutangira ukiyegereza cyangwa se ukarema umubano n'abantu batanywa inzoga. Watandukanye n'inshuti zinywa inzoga, amafaranga yawe watakaza ku nzoga ari na menshi, uyajyanye mu bindi bintu bigiye kujya bikubyarira inyungu. None ikintu cya gatatu rero ugiye gukora noneho kizagufasha bwite kubikora neza kandi ukabibamo neza, kuko utazatera intambwe isubira inyuma, ni uko nyine urarema umubano n'inshuti nshyashya z'abantu noneho batanywa inzoga, cyangwa se niba unazifite z'abantu batanywa inzoga, rushaho kuziyegereza kuko zizabagufasha bwite noneho gutera intambwe idasubira inyuma. Uzaba watsinze igitego rwose, noneho umugambi wawe uzaba wawugezeho ku buryo ntashidikanya rwose. Aho ngaho nta yindi ntambwe uzaba usigaje, izo ntambwe ukoresha eshatu nizikurikiza ndabizi neza zizagufasha, kuko n'abo bandi bose uhora wumva baretse inzoga kandi zari zarababase, ni uko mbere na mbere babanje kwitandukanya n'inshuti zinywa inzoga. Icya kabiri, amafaranga yabo bakatangira kuyashyira mu bindi bibabyara inyungu, niyo mpamvu ubona ko ubuzima bwabo bwahindutse. Icya gatatu ni uko nyine ubu ngubu bafite izindi nshuti nshyashya bahuje intego. Niba basigaye banywa ibintu nyine bidasindisha, ubwo nyine ni uko ari bo bahuje intego, bamugira inama nawe akabagira inama. Ubu ngubu ni uko nyine iteka umuntu niba muri mu cyerekezo kimwe, nyine aguha ibitekerezo bihwanye n'iby'ubuzima muhuje n'iby'imico muhuje. Ubwo rero ibyo bintu uko ari bitatu, niba utanywa inzoga wabigira inshuti, wabigiramo inama inshuti yawe cyangwa se undi muntu wese uzi wananiwe kureka inzoga, wenda niba afite n'icyifuzo cyo kuba yazireka, cyangwa se n'undi muntu wari ubona ko wenda wamugira inama yo kuba yazireka, wamugira izo nama uko ari eshatu, zizamufasha. Ndabizi neza ko ari byo bikora n'abandi bantu bose bagiye bareka inzoga, n'ibyo ngibyo byagiye bibafasha cyane.
turabashimiye kuba mwafashe umwanya mu kumva iki kiganiro, reka twizere ko hari icyo kiri bumarire uwacyumva cyangwa se wagiriza inama ukuye muri iki kiganiro. Mukomeze kutuba hafi, mukomeze kudushyigikira uko mubishobojwe, natwe ntabwo tuzabatenguha, ntabwo tuzabura gukomeza gukora uko dushoboye kugira ngo iyi channel ijye ikomeza kubahereza ibitekerezo, ijye ikomeza kubagezaho ibintu byabubaka mu buzima butandukanye, mu gihe zitandukanye, haba iby'urukundo, haba iby'imibereho myiza n'ibindi byinshi byabasha kudufasha iterambere n'ibindi muri ubu buzima. Iyi channel nicyo yaziye. Tubashimiye kuba mwafashe umwanya mukatwumva, tubashimiye byinshi cyane mukomeza kudukorera. Niba utarakora subscribe ku iyi channel wayikora kugira ngo n'ibindi biganiro bitandukanye ujye uhita ubibona, ufungure inzogera kugira ngo nyine tugishyira ikiganiro ujye uhita ubona notification nyine ko dushyize ikiganiro ucyumve. Turabashimiye kubw'inkunga yanyu, kandi natwe ntabwo tuzabura gukomeza gukora uko dushoboye kose ngo ibyo twiyemeje kugira ngo iyi channel ikomeze gutera imbere kandi ikomeze gutanga inama zubaka, tuzarushaho kubishyiramo imbaraga. Namwe nimutwereke ko mudushyigikiye. Turabashimiye, Imana ikomeze ibarebe kandi bishimire. Tuzasubira mu kindi kiganiro. Ciao ciao.